tukiva kuri iyo ngingo y'umuntu ukwiye kuyobora abandi n'umuntu ukwiye kuba umushumba n'umuntu ukwiye kuba umupasitori cyangwa se abo twita nyine abayobozi bacu mu madini yacu. Mu minsi yashize hari ikiganiro narebye mama Sharirene arimo aratunga agatoki abantu runaka simbizi, arimo avuga ku bakozi b'Imana runaka, avuga ati uyu nguyu niba uvuga kuri umusirikare wa Kristo wakoze ibihe byose. Urumva icyo kintu nicyo kintu buriya nashaka kubaza aba Kristo. Uzi ikintu ngiye kukubwira? Uzi ikintu gituma abantu benshi bakomeza kuba mu nsengero ariko bagakomeza kuba n'abapagani? Nikubwira ikintu gituma abantu benshi bakomeza kuba mu nzu y'Imana ariko ntibahinduke, ni uko kuza kwa Yesu Kristo babyegeza kure. ntibumva ko ari hafi. Umva impamvu se? Iyo ufashe kuza kwa Yesu ukamutuza kure yawe, biguha garanti yo kwirara no gutekereza ati ubwo ari kure nzihanishwa, ibi nzabireka ejo bundi. Ariko Yesu reka nsambane najya mu masengesho. Yesu ava ku isi yasize akoze dekararasiyo ikomeye ku byo byasize abantu mu kwizera no guhinda umushyitsi. Buri kanya bavuga ngo anytime he is coming. Yesu ubundi ntabwo azaza, ahubwo Yesu araza, kuko yaravuze ngo dore ndaza. Ntabwo azaba ngo ndaza. Buriya turayiteje ni present continuous tense cyangwa ni future continuous tense. Ngo ni nzajya ariko ya mukanya ntabwo ari kure cyane. Ni ukuvuga ngo kuza kwa Yesu ni nona. Kuza kwa Yesu ni mukanya. Iyo ufashe kuza kwa Yesu ukagutuza kure yawe ukagutega imyaka, Satani ahita kubera umuterankunga mwiza kugira ngo ubwo Yesu abapfuye n'ubundi yarababwiye ko aje, ntiyaje warabibonye. Papa we yagiye afite abantu bavuga ko Yesu aje vuba. Abrahamu ntumuruta, Isaka na Yakobo ntubaruta, n'intwari zo kwizera ntuziruta, nabo yarabibabwiye na ba Petero babwiye ko aza vuba. Rero nawe humura, uwo ni Satani uri kuganira na Kristo. Humura kuza kwa Yesu nk'uko n'ubundi byagendekeye abandi, nawe nibituye hafi yawe. Ati bya Yesu urabizi, wabona azaza no muri 2050. Ibyo biguha garanti yo kugwa mu byaha, wirara imbabazi uzagirirwa, kandi Satani ari kugukingira ikarito mu maso kuko mwigeze aguhishurira ko gupfa kwawe kukwegereje kurusha imyaka yawe kwegereje. Niyo mpamvu mu kurwanya intambara yo gukiranuka dukwiye kuba dukiranuka tunatuza kuza kwa Yesu hafi. Donc ugakiranuka. Nakubwiye ngo kujya ngo gusubiza icyo kibazo cy'ibyamumashanjene. Ubundi yavuze yamasonye abapasiteri runaka abona nk'abantu bari kwangiza gospel mu Rwanda, cyangwa atafata nk'abakozi b'Imana kubera ibyo yamasonye ngo bibaranga. Reka dushakire aba bantu mu ijambo ry'Imana. Iki cyanditswe ngiye gusoma kirasapotinga kiriya nasomye cyangwa ngo Imana yamenye kera abatoranyije abahamagara. Uninde mu gukwiye kwitwa umushumba, ninde ukwiye kwitwa pastor, ninde ukwiye kwitwa bishop, ninde ukwiye kwitwa pastor. Hano hari ikindi cyanditswe kigomba kudusubiza mu mvugo za mamashini. Imbere ngisomera abantu kugira ngo somera. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero n'umukozi w'Imana, n'umuramyi witwa Bikemu, akaba umuntu ukunda kuvuga ku nkuru za gospel ndetse akora n'irindi vuga butumwa mu buryo bugiye butandukanye. Niwe rero tuzanye kuri kamera kugira ngo tugire ibyo tuganira nyine mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane ibiba birimo kugenda bivugwa mu ruhando rwa gospel. Reka dutangire tumusuhuza, tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV. Bike, mwiriwe neza kandi muraho, ndabona mukomeye. Niko ntekereza. Ibyo utekereza biri hafi y'ukuri.
turashima Imana kandi twishimiye kongera kuboneka muri uru rugo rwacu. ngo rwanyu mumeze neza? Tumeze neza turashima Imana. Ahubwo se amakuru yawe wowe? Nanjye urebye uti ndaho nyine urebeye inyuma se abimwe byabarakagira yavuze ndaho urebeye inyuma. Aya muri Yesu tuba tumeze neza, nibitameze neza uyu munsi tubitega iminsi tukavuga ngo Yesu ari ku ngoma, nibikomeye izabyoroshya. Yego. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye. Nitwa Bikemu cyangwa se Bikorimana Emmanuel. Ndi umukristo mbiremera. Nkorera umurimo w'itangazamakuru kuri Evangeliza Romande TV ndetse na hano Kwibukamana TV tuba turi kumwe mu biganiro bitandukanye. Yes. Byivuga butumwa. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Tugiye kuganira rero, turaganira ku bintu bitandukanye muri gospel, inama n'impanuro, ni ndukwiye kuba umukozi w'Imana. Igihe tujya kubona tukabona abantu bari gushwana bavuga bati nge ndi pasteri, undi ati ntabwo ari we, undi ati ibi nibi, mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo nari nagusabye kunkorera icegera gisa n'icyegeranyo kivuga ngo ubundi umuntu ukwiye kuba umukozi w'Imana agomba kuba yujuje ibiki, cyane cyane wenda nko mushumba mu buryo butandukanye n'ibindi byose bari buze kubyumva muri iki kiganiro. Kandi ni ikiganiro cyiza kiri buze rwose kugufasha mu buryo butandukanye. Nyabonera kwinyiza kugira ngo kitaza kugucika. Ariko nabona ikirere hano rero kigenda kibizana kimeze nabi. Kitaranabizana mbo icyo kintu uvuzeho nicyo kandi kiranumvikana. Ntabwo ari njye ugiye kubisobanura, ni ijambo ry'Imana rigiye kubisobanura. Na Paulo yarabivuze ngo wifuza kuba umwepiskopi burya ngo abayifuje ikintu cyiza. Umuntu ugira icyifuzo cyo kuba pastor na bishop na apotre ntabwo ari bibi, ntabwo bakoze sakirego. Paulo yavuze ko abayifuje ikintu cyiza, ariko se noneho ni biki biranga umwepiskopi? Kuko ushobora guhura n'umuntu ari pastor par nomenclature, ari izina ariko Bibiliya itamo qualifying nk'umukozi w'Imana cyangwa pastor. Rero ibintu ngiye gusobanura muri iki kiganiro sinjye ugiye kubisobanura, ni Bibiliya igiye kubisobanura. No kuvuga ngo uje muri iki kiganiro witwaje imizingo y'imirongo yo muri Bibiliya myinshi. urashaka titre se? Ayandi Bibiliya rwose nituyishyira imbere idusobanura ibintu byose. Igituma ubona hari ibintu byinshi bikunda kuba muri society cyane muri domaine ya Gikristo, abantu barashwana bapfa ibintu by'Imana. Nuko bamwe batsindisha ibyanditswe. Akakubwira ngo handitse gutya. Satani yaje akakubwira ngo handitse gutya, nawe ntuba ufite ahandi handitse ngo ahari n'ahandi handitse gutya, aragutsinda. Wamuramya burya, wamupfukamira, wamusingiza iyo udafite icyo kumusubiza. Rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana ari ryo rigiye kuganira n'abo bantu bagiye kudukurikira kuri icyo kibazo cy'amatsiko warumbajije, wago ninde ukwiye kuba pasiteri, ninde ukwiye kuba bishop. Ndagira ntangariza abantu ko ubyifuza wese aba yifuje ikintu kitari kibi, ahubwo agomba kureba ese Bibiliya irankorifayinga ko naba pasiteri cyangwa bishop cyangwa apotre ndi umukozi w'Imana. Nuko bimeze ngabo yamenye kera yarabahamagayira n'abatoranyira batsindishiriza irangije bambika ubwiza. Byose turaza kubireba n'igikundiro. Ngira ngo murumva ko ari ikiganiro cyiza pe. Ndakwinginze ngo ugikurikire nawe ntucikwe. Wowe ureba kino kiganiro ntutungurwe no kuba ubona duhinduye set. Ikirere kimeze nabi, niyo mpamvu duhinduye set kugira ngo tugikomeze nyine, ariko turakomerezaho bike, ntabwo turi buze kongera gutangira. Yego. Okay. Thank you. Uru musesenguzi nubwo ngiye kubivuga umbabarire, n'ubwa mbere mbwiye umuntu ko umufana pe. Uri umwe mu basesenguzi mfana cyane no mu Rwanda, nkurikirana abantu benshi ku masosho. Ubuse dukwiye kuba natwe tugira abafana. Ndagira ngo mubwire iki kintu ntabwo mfana cyo gufana. Rero iyo ufana umuntu nagihariye Rayon Sport na Manchester na ziko burya nza amakipe muri make ntabwo nari nzi ko nta makipe atatu nza amazina nayabuze, none ndayabonye. Rayon Sport na Manchester n'izindi rusange na Espoir y'iwacu nibyo. Ntabwo nshatse kuvuga ko ndi umufana mu buryo bw'amakipe cyangwa ikimfana ibitekerezo bikuvamo. Hari uburyo umuntu yanariza ibintu, asesengura ibintu, ukumva mu by'ukuri afite vision, afite ahantu runaka arimo arakugerera mu bitekerezo byawe. Hanyuma mvugiye iki kintu novuga ngo ufite qualité, mvuga ko nemera kuruta ibindi byose kuri wowe. Qualité no gusesengura, nubwo uri imboni ya rubanda, nubwo ufite ibintu byinshi ufata iki na kiriya, ariko byose ubihuriza hamwe ku kintu cyitwa ubukristo.
hari umuntu usesengura agasesengura ibintu mu by'ukuri atari uko agendera ikindi kintu agendeye mu gusebya umuntu runaka, afite uruhande rubi cyangwa ashaka gushyira ku muntu runaka. Mbese mu by'ukuri ikarite yawe nkunda kurusha ibindi ni uko ushyiraho ikintu cyitwa ubukristo. Hanyuma hari uyu munsi nk'uko nari mbikubwiye ko ngukunda nyine, bivuze ko nanagukurikirana cyane. Hari stati yawe nabonye ku rubuga rwawe rwa WhatsApp wapostinze uvuga ngo nta rugamba na rumwe rudasaba ikosa. basi Urangije ugenzaho kandi kantu kavuga ngo ese wowe watojwe nande? Ndagira ngo usangize abantu umbwire mu by'ukuri kubera iki wapostinze ayo magambo. Njye nibajije ibibazo byinshi, nibaza se Bikema agiye kujya mu gisirikare cyangwa se ndagira ngo dusobanurire mu by'ukuri icyo kintu ushatse kuvuga kikuyeho. sobanura iby'iyo stati. Iby'iyo stati ubisobanure. Bikantu nyinjije ko hatoroshye. Donc ni ku marangamutima yawe ari kunyanga. Nta kibazo. Mbona ubundi abantu tuza nyine mu ruhame cyangwa muri publique, rimwe na rimwe usanga ibintu dusohoye hanze abantu babitindaho cyangwa se babyibazaho nk'uko nawe byakubaye. Iyi mvugo ni imvugo ya kijeshi cyangwa ni imvugo ya gisirikare. Ese ubundi ikose muri rusange risobanura hari abantu tutumva iyi ni imvugo ya gisirikare. Kandi nanjye burya ndi umusirikare. Ngaho nawe wisuzumye wasanga amakuru mashyashya kuri Bikema. hari indirimbo ivuga ngo turabasirikari beza, urumva bogejwe mu maraso. ujya wita kuri texte y'iriya ndirimbo ukuntu imeze, iraza gusubiza icyo kibazo umbajije n'impamvu ayo marangamutima yanjye expressinze kuri stati, n'icyo nashakaga gusobanura, n'icyo nashaka kwigisha abantu, byose ndaza kubigusobanurira nifashishije ijambo ry'Imana. Buriya ayo magambo nanditse nubwo yabona ari amagambo y'interuro nkeya, ariko nshobora kuyavuga amasaha 10 ntarabura icyo mvuga kuri ayo magambo nanditse kuko arakomeye cyane. Donc iyo wanditse ijambo rimwe rikuvuye mu mutima, urakoze cyane. Iyo nanditse ijambo rimwe rimvuye ku mutima riba risobanura ikintu kinini cyane. Rero kubera ko ucokoje amarangamutima yanjye ugashaka ko mvuga ku bintu na postinze uyu munsi, ndumva ari masaha ya 8 gutyo saa 7, nyemera nyine bivuga no kuvuga ngo dufite uko ni message. Yego, indirimbo ngo twarabatuwe rwose mu mwami Yesu Kristo, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka, cyo dukomeze tujye imbere dutsinde ibigeragezo. Numvise ryakose aho ritangiriye, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Turi abasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi, niwe mugaba mukuru muri rugamba. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabona no mu rupfu, dukomeze dushyire imbere dushimire ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo yuko yatubwiye ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mu ijuru n'igihugu cyacu hajemo no gufata igihugu cyuzuyemo amahoro. Mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu dutsinze urugamba. Ariko wumvise ikosa aho ryahereye. Umukiza azahanagura amarira yose twarize, tuzanezererwa igihugu yadusezera. Azahanagura amarira, azadufelicita, azaduha amanyenyeri, azaduha amakamba, azatera ibintu ku rutugu tuvuye kuri urugamba. Wumva icyatubwira nandika bya bintu nk'uko wari ubimbajije. Buriya muri ubu buzima bwo gukorera Imana uzumva abantu bamwe bahamagara mu mazina y'amatitire runaka, kandi si bibi, kuko na Paulo yaravuze ngo wifuza kuba umwepiskopi aba yifuje ikintu kitari kibi, aba yifuje ikintu cyiza. Niba uvuga ko uri umusirikare wa Kristo wakoze ibihe byose, urumva icyo kintu
nicyo kintu buriya nashaka kubaza abakristo kuko ntabwo nenda kujya mu gisirikare kuko abimbajije cy'isi nubwo no kukijyamo donc ibi bishatse kuvuga ko igisirikare cy'isi gifite aho gihora n'igisirikare cy'isi gifite si ukuba hari icyo aho bihuriye kuko bifite icyo byigishanya bifite amasomo umukristo agakwiye kwigira ku gisirikare cy'isi. Muri iki kiganiro sinzi ko nza kubihuza cyane kuko nakubwiye ngo kino kiganiro ndashaka kuviza ku mpamvu nyamukuru zatumye nkora iriya stati imeze gutyo y'ukuntu mbaza abantu by'urugamba muri ubuzima tubamo bwa gikristo. Tugenda tubona abantu benshi bakoreye Imana bafite na background ziteye ubwoba kugira ngo Dawidi abe umwami yabanje kunyura mu ikosi y'ishyamba riramukubita arwana n'intare n'idubu ahigwa n'umwami Sawuli ashaka kumwica yambara ibyenda by'abashumba byo mu ishyamba bidasa neza arakubitwarika n'inzara n'ibindi bitandukanye arangije aza kuba umwami. Urumva iyo ni exemple, c'est un exemple politique, ni exemple y'isi, ni exemple y'ibintu bisanzwe. Uri kumva neza icyo kintu rero Dawidi yanyuzemo n'uru ruganda ntabwo yabaye umwami gutyo gusa, ntabwo Joseph yagiye kuba igisonga cy'umwami gutyo gusa. Dore turi no gutanga na les exemples typiques y'umunsi kugira ngo perezida bayoboye u Rwanda. C'est un exemple. Si ibintu yavutse ngo ahite ngo abyuke mu gitondo kuba perezida afite background yarabirwaniye donc arabikora afite background yo guhushwa amasasu y'amashyamba n'ibindi bitandukanye. Ari gukora ikintu kivuye mu mitsi y'imibabaro yababaye, Imana ikimuha nka award nk'igikombe. None nabajije kuri stati ko turirimba ngo twarabatuwe turi abasirikari ba Kristo, twatorejwe ikosi what is your background? Hano ndaza kuba specific ku bantu bagira amatitire mu nzu y'Imana, sibyo? Kandi biremewe koko, biremewe kuba umwepiskopi ni ikintu cyo kwifuzwa, ariko mbere y'uko ubyifuza tu vas te demander est-ce que je mérite ça? Iki kintu nifuza ndasa nacyo, naragitorejwe ku buryo nigiramo nazagira ibintu nagize. Bino iyi message ndashaka kuba specific ku bashumba b'amatorero, aba bantu kuntumwa b'apotre, ba bishop, ba pastors, sibyo? Niba uvuga kuri pastor, uri diakoni, uri intumwa, uri apotre, uri bishop, uri reverend, you need a special training with life or with God. Kuko Imana ntishobora isi politiki ntishobora kwemera ko igisirikare cyayo kiyoborwa n'umusivili. Wanyumvise? Isi mu buzima bwa politiki ibyo ntabwo bishoboka. Ibyo ni ibintu ubundi umuntu byabayeho umuntu byabayeho warwanye ndavuga mu mubiri agatsinda ataragiye ku ikosi y'icyo gisirikare cyaho ni Dawidi. Ni Dawidi yigishijwe n'ubuzima bw'ibindi bintu bitandukanye byabaye, ariko si uko yari yaragiye mu gisirikare ngo abe atozwa uburyo azarwana. Rero muri iki gihe ajya ku rugamba anesha abajenerali, yajya ku rugamba anesha abajenerali. Ibyo bintu byabaye rimwe muri mu gikomando muri politiki ya gisirikare, politiki militaire. Ntabwo igihugu gishobora kwemera ko umusivile ayobora igisirikare. Icyo twamaze kucyumvikanaho, dukomeze ibyo nibyo aho turi kumvikana.
niba igihugu kitakwemera ko umusivile ayobora igisirikare tukaba turirimba natwe ko turi abasirikari ba Kristo, hagiye kubaho ibibazo byo kwibaza. Icyambere, niba uvuga ko uri umusirikare wakoze iyihe kose, icyo ni icyambere. Icya kabiri, aho abasirikari ba Kristo ntitwaba dufite ikibazo cy'ukuntu tudakura mu mwuka ngo tugire n'amakamba tujyaho, tugire n'ibinyenyeri bitujya ku ntugu natwe tuzamurwe mu ntera mu buryo bw'umwuka nk'abandi, kubera ko twagize ibyago turi kuyoborwa n'abasivili batigeze bagira ikosa ryo kubacishwaho. Akomeza ako kanya ngo baze batuyobore. Ikintu nza kumansiyona, umuntu wese uvuga ko akorera Imana akorera iki? Akorera Imana. Ari umushumba, ari reverend, ari bishop, ari apotre, tubihamagara. Turaza kureba ubwoko bw'amakosa akwiye kuba yaranyuzeho kugira ngo yambare inshingano n'iyo titse. Noneho turahita tuza kureba ati ese kuko aba bantu dukorifayinga nk'abapasiteri nibo uri kumva? Nicyo kintu tugiye kureba. Intumwa ninde ukwiye kuba donc ndagira ngo baze gushyira aho ngaho ikosi ya Kristo igiteye ute, ninde ukwiye ukorifayinga kwitwa uyu. Umbabarire, wenda abantu bize, njye nta teoloji nize, nta teoloji nije, ariko mfite ibintu nigishijwe n'Umwuka Wera n'ubwenge Imana yampaye. Urumva, mfite ibintu nigishijwe n'Umwuka Wera na experience y'ibyo umuntu abona ndetse n'ijambo ry'Imana, kuko twese niryo riza rikaduca. Ndagira ngo ukiri aho ngaho ukomoje ku kintu cyo kuvuga ngo nta musivile wayobora igisirikare, bivuze yuko wageranije abakristo n'abasirikare, sibyo? Hanyuma ndagira ngo umbwire iki kintu, nkwinjize muri iyi ngingo. Ni abakristo bayoborwa n'abasirikari, nako ni abasirikari bayoborwa n'abandi basirikari, bo bari nka ba generali cyangwa nka ba liyetona babari hejuru. Ahubwo harimo impungenge ivuga ngo aho ntitwaba dufite ikibazo, hakaba hari abasirikari ba Kristo bari kuyoborwa n'abasivile, bigatuma byangiza gospel n'ubutumwa bwiza, bigahinduka inkono y'ubutumwa bwiza. Icyo nshaka kubaza ni iki rero, ndagira ngo mbwire nkawe nk'umusesenguzi, niba warakoze ubushakashatsi kuri kintu cyitwa umusirikare, ugakora ubusesenguzi kuri kintu cyitwa uyobora abandi basirikare ni muntu ki. Ndashaka kugira ngo mbwire ngo muri uyu murimo w'Imana ninde muntu ukwiye kwitwa umuyobozi w'abandi, ninde muntu ukwiye kwitwa reverend, ninde muntu ukwiye kwitwa umushumba, ninde muntu ukwiye kwitwa umuririmbyi, ninde muntu ukwiye kwitwa mbese uyobora abandi muri uru rugamba turimo turwana nk'abakristo, nk'abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru. Donc hari abantu nk'uko wari ubikomojeho uvuga ngo hari igihe umuntu ashobora bakristo bakibera bango turi ku rugamba, nyamara bayoborwa n'umuntu utari umusirikare, bakorwa n'umusivile batabizi. Kandi ibyo biraza kugira ingaruka kuri iyo community. Birumvikana. Yego. So nshaka kugira ngo usobanurire abantu ninde muntu ukwiye kwitwa umuyobozi w'abandi mu murimo w'Imana. Ese ni iki kintu Bibiliya bivugaho, kuko nicyo kintu cyo niyo reference twireferaho hano tukiri hano mu isi. Ndagira ngo ubuze ibyo bintu ubwire ngo ninde muntu ukwiye kuyobora abandi, ninde muntu ukwiye kwitwa pasa, ninde muntu ukwiye kwitwa umushumba. Ku ruhande rwawe ubona ute mu mboni yawe bisobanura? Buretse wiruha nta mboke bino ngiye gutangaza cyangwa ngiye kuvuga, si ibintu ngiye gukesha ubwenge bwanjye, kuko ntabwo bwabimbesha. Ngiye kubisobanuza ijambo ry'Imana. Exactly. Kuko turi mu kiganiro cya gospel kandi gifite intego yo kujijura abantu no kuyobora abantu mu murongo mwiza bagakwiye kuba barimo, no kumenyesha abantu amakuru y'ibyo batari bazi. Kandi ibyo ntabwo tugiye kubikora natwe, kuko nta buhanga dufite ubundi bwasubiza icyo kibazo bajije.
ni ikibazo cy'induta kiri kure cyane, ariko ndashima Imana ko Bibiliya yanigirije igisubizo cyangwa se ijambo ry'Imana. Nk'uko ubundi kuba umukristo, d'abord kuba umukristo ni amahitamo. Ndahitamo kuba uwa Kristo cyangwa kuba uwa Polo cyangwa kuba uwundi muntu runaka cyangwa kuba uwa Satani cyangwa kuba uwa njyewe, nkaba ndi eneremanete nta hantu namwe mfite ni position. Kuba umukristo ni amahitamo, ariko hari benshi nyine batagize ayo mahitamo, batabishatse kuba abakristo, ko nyine icyo bari cyo nicyo bashatse guhinduka. Ariko kandi ni n'ubuntu bw'Imana. kuba umukristo ni n'ubuntu bw'Imana, ni kado, ni gift. Aho ikibazo giteye agahinda, hari abahawe iyo kado barayikerensa, bayibika aho itagomba kubibikwa. Ngiye kuvuga ibintu bitanu nubwo bishobora no kurenga. Ubundi nyine umuntu Imana ishaka gukoresha muri domaine runaka, nyine amakosa atagomba kuba nyine yaranyujijwemo, cyangwa ahantu hatanagomba kuba aciye kugira ngo yemererwe ngo uyu ni pastor w'abantu. Bivuga ngo umuyobozi agomba kuba afite amakosi yaciyemo oya uwo sinane twamubonye nk'umuntu uyoboye abasirikare ba Kristo, kandi tukaba twabonye ko umusirikare wese agomba kuba afite ikosi, training, special training, bakabanza bakamukuba. Ariko natwe Imana idukubira muri uyu murimo we, ariko Imana idukubika dutegura kugira ngo tuzavemo abakozi bayo beza babacyaye. Noneho tugiye twamaze kwemanya ko umuntu ukwiye kuba ayobora abandi akwiye special training with commander, with God, we mwama azakorera, bakwiye kuba barahuye banaziranye. Dore ibintu bitanu ushingiraho rero, byibura nuvuga ngo ndi umukozi w'Imana, tujye tukubona muri iyo kategori. Tuba turi umuntu Imana ikorera. Ubundi d'abord baraziranye kuko ntabwo wagira boss utazi. Imana murekonesa nk'uyikorera koko, se nawe ajya avuga data akamwita bati ikarame mwana wanjye. Nsomera mu Baroma ntizarana byanditse urwandiko rwa Abaroma 8:29 kugera kuri 30. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 29. Nasomera rwose. Abaroma 8:29. Nzoma umurongo wonyine. Nagiye komeza wenda kubwira kugeza 29 aravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Kugira ngo abe imfura muri bene se. Yego, komeza. Hanyuma 30 avuga ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Subiramo ngo abo yamenye kera. Ubundi subiramo we, reka twigisha abantu b'Imana ukuri. Ndavuga ngo hari n'abantu bajya barabandika kuri YouTube nk'umupastor arangije gukora ikiganiro, ariko ngo is this a real pastor? Uri kumva bari kuko ngo uyu muntu ni umupastor, nuko bamubuzeho qualifications zari zikwiye kuba zimuranga, nabyo turaza kuzireba. None muri iki kiganiro buri wese araza kwanzura avuga ngo uriya muntu burya si pastor yarabyize, uwo nita pastor wanjye ashobora kuba atari si we, ni akantu yiyambariye k'izina gusa ryo kugira ngo abone uko arikoreramo porojeze. No mu buzima busanzwe hari abantu ujya kumva ukumva ngo nitwa koroneri, abavuga ngo nitwa marishari. Uyu munsi nambutse mu muhanda nambaye teni, nanditse ku gahanga ngo je suis Lionel Messi. Ça sonne bien ku bantu bakunda umupira wa football, bashobora no kuza birukanka. Ako nibisobanuye kuri Messi. Bashobora kuza birukanka bavuga ati tubonye Messi, twaramukundaga Messi wacu, bakanangira bakansirayije, ariko sindi Messi.
ni nako yuko no mu murimo w'Imana hari abantu biyambika titire zidasa na qualification zabo cyangwa ibyo twari tubategerejeho twagiye ndashaka gusobanura neza ko Abaroma 8:29 umuntu uri kumva iki kiganiro uyu murongo wumve neza cyane nanjye bafashe kamasobanuro uravuga ngo no munyamakuru yafashe haleluya na cameraman uko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Hanyuma 30 avuga ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije n'abo yatsindishirije yabaye bwiza. Urakoze cyane. Imana ijambo ry'Imana. Imana guha umugisha. Aho harimo ingingo zigera muri 5 ngiye kugarukaho muri iki kiganiro. Sibyo? Noneho ikintu ushaka ko dukora rero. Nsomera muri Yeremiya. Shakira Yeremiya igice cya mbere. Ibyanditswe ko bibaye byinshi. Yeremiya igice cya mbere. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa mbere kujya kuri 5. Bibiliya avuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Ngenda ndashaka gukura abantu mu rujijo rw'ibintu bibazo ugasanga ngo ese kuko ngo uyu ni umushumba, ngo ese kuko ngo uyu ni pastor, ngo ese hari abantu baje mu uyu murimo w'Imana bambaye amatitire y'abakozi b'Imana n'abapasteri bituma intama ntoya zigicumbagira zibitiranya, sibyo? Bashiduka bayobotse ibitayobokwa ku buryo byarangiye bihise biba igitutsi cyangwa bitukisha izina ry'Imana yacu. Ibyo bigahita ko bigaragaza n'abandi bapasteri basigaye nkaho wagira ngo izina pasteri ni iby'abantu batukana, ni iby'abantu basesengura bidasesengurwa, ni izina ry'abantu bagira gute, bituma izina ry'Imana rijyaho igitutsi ku bwabo bakeya bavangiye ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ni naryo shaka ryo kwicira muri iki kiganiro ku buryo ukirangiza kukira wese avuga ati burya koko dukurikije qualifications Bibiliya iduhaye apana bikera. Uriya si pastor, uriya si apotre, kuko apotre agomba kuba tugende. Yeremiya 1:4 aravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngukiriraho kuba umuhanuzi uhanurira gezaho. Iri jambo kumenya rijemo inshuro nyinshi cyane. Kumenya nibyo turi. Ubundi umuntu uvuga ko ari pastor nubiharanira nubisengera ngabe ntabwo abagize icyifuzo kibi. Akora ngo kanushaka kubanza gusobanura kuvuga ibyo bintu biraryoshye. Bibiliya twese ahubwo idusaba ko twakwifuza kuba bo abapasteri kubera icyubahiro cye muri Kristo Yesu. Ariko ushobora gusubira inyuma kuvuga ngo est-ce que réellement je mérite d'être un pasteur? Ndabimerita. Umva umuntu ukwiye kwifuza ibi bintu rero. Ukuntu ameze. Ukwiye kwifuza kuba pastor. Ukwiye kwifuza kuba apotre. Ukwiye kwifuza kuba bishop. Kuba umushumba. Biraryoshye kwifuza ibi bintu. Ariko noneho banza urebe ko ufite izi qualifications. Ngo abo yamenye kera yarabahamagaye yarabatoranije. Katwongere tuharebe. Soma neza cyane. Twongere tuharebe. Yego. Ni mu Baroma 8. Yes, 8:29. Yego. Aravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. 30 abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Iri jambo gutsindishirizwa nge ndikumva ari byo biri kuntsinda cyane. Ndari gusobanura bisobanureho. Hanyuma nabo yatsindishirije yabaye bwiza. Urakoze cyane. Dore ikintu kiguqualifyinga rero ngo uvuge ko uhawe kuyobora intama z'Imana.
icya mbere ugomba kuba kumenywa n'Imana ikabikuza kukanwa kumvise. arumvika. First of all, hari n'igihe kenshi bidaturuka ku cyifuzo cyacu ahubwo bituruka ku bushake bw'Imana. iyo ishaka ko tuyishumbira intama. Hari abantu benshi uzabona muri sosiyete bamubwira ngo njyewe ndashaka ko sosiyete imwadimire, abandi bashumba bati twagutekerejeho. Akaba ari abantu babera umwuka w'Imana kwibika umushumba, dusanga ukwiye kuba pasiteri w'uru rusengero, noneho we akabyiyaka. Sibyo? Kavuga ati ibyo bintu ko numva ntabishobora, kandi mu ijuru babonye ko abishoboye. Donc ukira uvuga ngo umuntu wese ushaka guhabera mugakaka, uvuga ngo Imana yo ishobora irakureba, yo yareba ibikorwa byawe by'indashyikirwa ikavuga ngo uyu muntu akwiye kuyobora abandi. Niyo igomba kubanza kukumenya kurusha wowe. Uvuga ngo ibikorwa byawe byo bishobora kuguhesha wowe kuyobora abandi imbere y'Imana. Ijuru riragukorifayinga ngo abo yamenye. Uri kumva harimo ikintu cyo ngo abo yamenye, ntabwo ari abayimenye cyangwa abo bamenyanye. Abantu yo yamenye ikavuga ati muri kiriya gisosiyete hariya hicaye abantu barindwi, nkuyemo nduzimo umuntu ushobora kubayobora. No qualifications depending ku bikorwa byayo. Nduzimo umuntu ndamumenye. Iyo ni etape ya mbere. Ukwiye kuba uri sure ibintu nkora Imana mvuga ko nkorera iyo Mana iranzi. Kuko ibaze kuba iyo qualification iraba mushumbu ndeba bishop nyakubahwa apotre reverend pastor ko iyo titi ufite ihabwa umuntu. Imana yo yagakwiye kuba ibanje kumenya ikamugira n'icyizere. Imana iranzi. Icyo ni cyambere. Kumenywa n'Imana. Wumva iki kintu, ibaze kuba witwa ko uri generali. Yego, uri generali w'umutwe w'ingabo runaka. Yego, ariko uri generali umugaba w'ingabo atakuzi. Ni nka kwa kundi ushobora kwica umugaba generali w'umutwe w'ingabo runaka, wowe ukajya ukiyibika, nyamara umugaba w'ingabo atakuzi. Ibaze icyo bishoboka. Ntabwo ushobora gukorera Imana itagufiteho amakuru. Icyo turacyanze. Kabiri, nyuma y'uko ikumenya hagomba kuba ikintu bita selection. Yarakumenye irangije ikukura no mu bandi iragukurura. Tiva muri icyo kigali cy'abantu 10 urimo, wowe ndagutoranije. Iragutoranya. Mbabara nongere nsome kuri iryo jambo nano urikomoje. Aba yamenye ishaka ko bayikorera. Yarabamenye irangije bagirira icyizere. Ijya no mu kivunge cy'abantu bari bahagazemo ikora icyo bita selection. Ndavuga kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ndavuga ngo yarabatoranije. Urakoze cyane. Igikorwa cyo kugira ngo Imana idutoranye ntitwagisengeye, ntitwakigiriye mu butayu, ntitwakingingiye. Ni ingabire y'Imana. Ni ingabire y'Imana cyane. Kubera iki rero yadutoranije mu bandi? Nuko Imana ntirobanura. Nous mérite ça. Imana ntabwo irobanura ku butoni ariko iratonesha. Donc igutonesha igendeye kuki? Imana nuko iyo ishaka ko uzayikorera igutiza ishyaka n'ubwenge n'imbaraga kurusha abandi kugira ngo ugaragaze icyo kintu. Abantu twese ntitwababashura. Ugaragaza icyo kintu, impamvu Imana ikubonye ikakubona muri icyo kintu, ikabona ikwiye kugutoranya. N'ubuntu. Ni ubuntu bw'Imana. Erega hari n'ibintu abantu bajya bishukamo ngo reka ngo none se ngo ba Pawulo rega ngo ntacyo baturushaga ngo na ba Petero bose ngo bari abantu bambaye inyama n'amaraso ngo nkatwe twese. Wowe urishuwa ko training Pawulo na ba Petero baciyemo, ese nawe kuko waciyemo tujya tureka ibintu by'ikigare bro. Noneho kugira ngo Imana igukoreshe nuko ibanza kukumenya. Icya kabiri nuko ibanza kugutoranya muri kigare aho wari uri muri sosiyete. Yarangiza kugutoranya
ibintu by'uyu mugabo ikagutsindishiriza ko biri kiriya niki gituma abantu bajya mu rujijo rw'ijambo ry'Imana ntibasobanura ibintu neza bakirirwa bavanga intore z'Imana n'abakristo. Imana imaze gukora igikorwa cyo kugutoranya yahise iguhamagara. You became, listen to me, ndashaka ko unkorera ni ukuri. Ubwo twajya muri topic y'umuhamagaro kandi siyo tuza kuvugaho. Imana yirangije kugutoranya yo ikwihera n'amakuru y'icyo uzayikorera ikaguhamagara mukavugana kandi wumva ijwi ryayo kumva ko ari iguhamagaye. Apana ba bantu ubu dufite abantu muri izi nsengero shaho baguze ubupasiteri, bagura uburevera, bagura amaparuwase, bamwe bariyimika batoranywa na bene wabo. Ni ukuvuga ngo rwa rwego za nzego zose barazidevina, nyamara umugabo mukuru atabazi. Abo rero reka mbabwire ngo umuntu wese wicaye ku ntebe atashyizweho n'Imana igiye guhirima. None se ni izihe ngaruka zishobora kugera k'uwo muntu wiyimitse wihamagaye? Ingaruka ya mbere ingaruka ya mbere ni uko akora ibintu bitari konezwa, bidafite ahantu byandikwa. Ingororano ze ni mu isi gusa kuko ari gukorera mu bwami butamubuze, ariko birenda kugira ingaruka ku bakristo. None se uwo muntu jyewe mu Kristo nzamubwirwa n'iki? Yitwara ate bitandukanye n'abo bantu bahamagawe n'umugabo? Ndaza kubigeraho kuri iyi konkerizi. Ariko umuntu buryo uyobora ari umusivile ntabwo akomeza kwihisha mu ngabo ngo bikunde. Ageraho bakamuvumbura yaba yagutera isari agira gutyo ukabona agize utya. Rero barahari bagica mu matorero bayobya abantu, ariko mu kanya mwakubitana kwaje ugasanga yavanze kokana n'ikindi kintu, mwakubitanira ahantu gutyo ugasanga ari kuzamura ingutiya z'abagore. Ntabwo batwihishamo burundu kuko Bibiliya yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu Imana yamenye iramutoranya imukura mu kigali cy'abandi bantu ikavuga ati wowe ngwino rata wowe, sibyo? Atari uko n'abari yibanze, ahubwo ari uko ubuntu bwayo ari we bwaguyeho ishaka ko ari wowe ugomba kuyikorera cyangwa kuyihagararira muri iyo bataje. Icyo ni icya kabiri cyo gutoranywa. Gatatu, guhamagarwa. Nari maze kubivuga. Imana iragiye kugutoranya iguha n'amakuru y'ibintu kujyanyemo, kakubwira ati urugamba n'injuru uyoboye humura uzanesha, ngwino tugende, ukumva ijwi ryayo. Uwo uvuga kuyobora abantu b'Imana. Imana irakuzi. Kabiri, kuko yaragutoranije igukura mu magana y'abanyabyaha, igukura mu banyarumogi no mu bagambanyi no mu basambanyi no mu batukanyi. Ibyo bintu ntibikikugaragaraho. Have you been selected by God? Kuko ukurikije ko umuntu Imana igiye gukoresha imutoranye ikamukura mu ibyo bintu, ufite abantu uyobora umurimo w'Imana. Ntabwo kiba mu kigare kuko uvuga ko watoranijwemo n'uyu munsi ukaba ukicayemo. Ubwo urumva iyo etape utarayitarutse, kuko niyo yaguhamagaye arishuwa cyangwa ni anko wawe kuko ayobora itorero wakuvuze ngo kama wisheya. Oya, kino kiganiro kigomba kuza gusiga umukoro ku bantu bamwe. Kane, cyakane shaki nakomeye. Ikintu bita gutsindishirizwa. Aha, ya ngingo yanjye nakubwiye. Ikintu bita gutsindishirizwa. Kugira ute? Ngo yarabatsindishirije. Uzi gutsindishirizwa ari iki? Njye byacanze sinkubeshye. Gutsindishirizwa rero ni gusa nikumva bicinga gutsinda, ariko harimo ikintu, harimo igikorwa ngirana. Sibyo cyangwa ngenera ngenga. niko twajyaga twiga. Gutsindishirizwa ndabivuga mu buryo bubiri cyangwa butatu. Ni ukwakira ubutsinzi butakuvuyeho. Uri kunyumva neza? Ukaba uri mu rugamba ugatsinda kuko hari undi uri kurwana ku bwawe.
ubikorewe kubw'ubuntu n'urukundo rw'Imana. Ibyo ntabwo baranyumva. kuganira gasubire. Gutsindishirizwa ni ukwakira ubutsinzi butakuvuyeho. Donc we ntabwo wari ushoboye gutsinda urugamba. Ntabwo wari kubishobora rwose, bari no kurasa rimwe waguyeho. Kuvuga ku basirikare, hanyuma hakaza umuntu utazavuye utazahavuye, kuko wavuze ko ari ubuntu. Umuntu ni ukuvuga ko utigeze ubimusaba. Nawe warwanya, ariko reyoromasi wowe uri kurwana, hari undi muntu uri kurwana ku bwawe kandi ari kubikora nta kiguzi. Utigeze unabimusaba, utigeze unabikora, utigeze unabimusaba, ukabikorwa kubw'ubuntu n'urukundo rw'Imana gusa. Ukavuga ngo donc we wari uri mu rugamba nari kurwana, arurwanye ku bwanjye, ntahanye n'itsinzi ngiye nanayita iyanjye kandi atari njye warwanye. Ni umuntu warwanye ku bwanjye. Ni ukwakira ubutsinzi butakuvuyeho, ukabona uri mu rugamba ugatsinda, kuko hari undi uri kurwana ku bwawe. donc we wari mu rugamba, hanyuma we araza nk'umusaza aze kugukavaringa. Yego, utari gutsinda urugamba, we ntabwo wari urugamba gutsinda rugeze mu mahirwe. Urukundo rw'Imana rwarangije kubona ko utabibasha. Icyo nicyo bita gutsindishirizwa. Amen. Gutsindishirizwa rero, hari umuntu ushobora kwirara ngo ese uko Kristo ngo yapfuye nyine ngo akabidukuraho byose, ngo akaba ariwe bibarurwaho. Uri kumva? Akaba ariwe bibarurwaho. Ati buriya se ni ngombwa, hari ibyaha tugikora kugira ngo ko Yesu yabiguze. Izo ni inyigisho zipfuye. Gutsindishirizwa ni kimwe, kuko dukizwa rimwe, ariko iyo dukijijwe ntabwo tuba tuguriwe itike y'ibyaha, ariko tugomba dusigarana urugendo rwitwa gukiranuka. Icyo kintu gisubiremo. Wumvise? Turakizwa, gukizwa ni rimwe, Gukizwa ariko gukiranuka ni process. Ni past and present continuous, future continuous tense. Ntabwo none urakiranuka n'ejo ugakiranuka n'ejo ubundi ugakiranuka n'ejo. Gukizwa ni ukwakira, kurekonesa icyo Kristo yakoze. Sibyo? Icyo cyo kiba rimwe. Gukizwa, kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ni ukwakira no kurekonesa icyo Kristo yakoze ku bwacu. Icyo ngicyo cyo gutanga agakiza. Dushatse twakakira, dushatse ntitwakakira. Gukizwa ni kimwe rero, cya kintu cyo gutsindishirizwa ni kimwe, kuko dukizwa rimwe, ariko tugasigarana urugendo rwitwa gukiranuka. Ibyo bintu bivuze ko ushobora gukizwa ariko ntukiranuke. None nkaba nakijijwe, ariko gukiranuka warakijijwe deja, kuko gukiranuka birakugora. Niyo mpamvu rero abantu b'abanyantege nkeya bigisha inyigisho zihengamye nk'izo. Ibyaha byacu ngo Yesu yarabibambuye, ngo nta kibazo kigihari, ngo umuntu yasambana, yanywa inzoga, yagira ute, ngo Yesu ngo yakubiswe, ngo yapfuye kubw'ibyaha byacu, bivuga ngo byararangiye. Ubu ngubu turi mu buntu, dukwiye kuba tugenda uko twitwara. Yesu yaduhaye agakiza, ariko dufite proje twasigaranye yo gukiranuka. Kandi gukiranuka si ibintu ukora rimwe, kubera ko twambaye isi y'umubiri, inyama n'amaraso. Reka nkubwire gato, njye ntabwo nkunda kuganira nirara ku bantu rero. Buriya bikemu mubona hano, bikemu ashobora kunywa inzoga, bikemu ashobora gusambana, bikemu ashobora gukora ibyaha nk'uko n'abandi babikora. Ikintu kingarura gituma ntabikora urabizi. Icya mbere ni uko wondekoneza ubwo buntu nagiriwe n'Imana. Kabiri ni ukurwanya intambara yo gukiranuka, kugira ngo ndasubira gukora icyo umwuka w'Imana uri muri njye adashima, adashaka. Ariko ubundi umuntu wese umwuka w'Imana amuvuyeho, nanjye wasanga ndi gukora ibintu biteye ubwoba. Icyo kintu wasanga ndi gukora ibintu biteye ubwoba. Urugendo rutarabaza, urugendo rwo gukiranuka ni urugendo, ni transformation. Ubwo ni ukugenda, sibyo, duhinduka dusa na Kristo, ku buryo tugera ku kigero Imana yishimira, yarangiza ikatugabira umurimo
wo gushumba. habonetsemo ikindi kibazo. Uri kumva? Habonetsemo ikindi kibazo. Kugira ngo yewe nyijijwe none ahangaha ntabwo mba mbaye umukirisitu. Iyo nyijijwe none uburu wa Kristo uvuga ngo iyo uvuze transformation uvuga ngo ni igikorwa cyo kugena umuntu ahinduka. ibyo biba warabaye umukristo kuko wakoze igikorwa cyo kwemera no kwakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwawe, sibyo? Ibyo biba byarakubayeho, byaranavivuwe. Sharadeka mu gicucu warikoze urumva gutsindishirizwa. Sinshaka kwira ijambo abantu baryumva nk'abi nk'uko abayobe bajya barigoreka. Hari ikintu kiri mu bantu bamwe ngo Yesu Kristo yabirangije ku musaraba. Abantu bakaba muri urwo rujijo bakirirwa bishora mu byaha ngo Yesu yarabirangije, ngo yatsinze icyaha ku bwacu, yatsinze icyaha, bakirirwa bagotomera ibyaha ngo Yesu byose yarabirangije, yarabitsinze, ngo twarabatu. Hari ikintu gikwiye kuba kirekonezwa. Gutsindishirizwa ni kimwe, kuko n'ubundi dukizwa rimwe, ariko tugasigarana urugendo rwitwa gukiranuka. Hari diferansi ikomeye iri hagati yo gukiranuka no gutsindishirizwa no gukizwa. Agakiza ni amahitamo. Yesu yaragatanze, agatanga rimwe. Ubu ntabwo akibambwa atubambiwe, ni ibintu byamubayeho rimwe. N'abajya bigisha inyigisho z'amarangamutima ngo iyo ukoze icyaha uguye mu cyaha ngo wongere ukabamba Yesu, ngo usubije Yesu ku musaraba. Ubwo Yesu rero yaba akiwumanitse undi yawuva kuko abantu bakora ibyaha bose. Yesu yatanze agakiza rimwe, ariko ako gakiza yaduhaye ntabwo yaduhaye agakiza kaduhesha garanti muri we kw'ibyaha byose tuzakora yabyiyanditseho tutazabihanirwa cyangwa ngo tubibazwe. Dukizwa rimwe ariko tugasigarana urugendo rwo gukiranuka, ari narwo rugendo rwitwa transformation. Ubwo ni ukugenda duhinduka dusa na Kristo ku buryo tugera ku kigero Imana yishimira, yarangiza ikatugabira umurimo wayo, ikavuga uyu nguyu koko arakwalifayinga kuba umusirikare uyobora abandi basirikari, ndamutoranije mukuye mu bandi. Nuvuga ngo niba umuntu akijwe none ahangaha yari indaya, ntabwo wamutandukanya n'izindi ndaya none. Wapfa kumutandukanya ite kandi akiri mu rugendo? Aracyari mu rugendo rwo kurwana n'icyo kintu cy'uburayi kugira ngo akineshe. Ntabwo ahise arakijijwe, ariko ari kurwana. Yinjiye noneho muri transformation yo gushaka guhinduka mu mvugo no mu ngiro, ngo ase n'umukijije, kuko umukijije we nta cyaha afite, kuko niwaza gukiza umuntu ibyaha nawe ubifite, we arakiranuka, ndetse ahora anakiranuka. Yabanje no gukiranuka ku bwacu, yitwa umunyabyaha, twebwe twitwa abakiranutsi kubwe, kugira ngo abone uko aducungura. Iyo rero aguhaye agakiza uba usigaranye urugendo rwo gukiranuka, kandi ni urugendo rwa buri munsi, kuko twambaye kamere, twambaye inyama n'amaraso. Ugomba kuba uharanira gukiranuka. Impamvu nyamukuru yo gukiranuka rero cyangwa yo gukizwa voilà, ni ukugira ngo usingire gusa n'uwagukijije mu mvugo no mu ngiro, ku buryo noneho muri sosiyete umuntu wese ukubonye avuga ngo uyu ni wa mugabo, sibyo? Uyu ni umukristo. Petero byigeze bimubaho, igihe bafataga Yesu bagiye kumubamba, bagiye kumwica. Petero atambuka ahantu, baramukacira ati tiko tubona ureba muri uwo mugabo sha tujyanye. Petero ati shwi, ati njyewe buriya na karitsiye ye sinzi ari he, ibintu byo byumva gutyo gusa kuko namwe mwabyumvise. Abantu ati kandi uvuga nkawe. Niyo mpamvu iyo ikirokore
kigiye mu nzira y'ibyaha usanga abanyamahanga bagicakiriyeyo bakajya bavuga ati se pastor ntabwo ugeze aha ko twumva uvuga nk'umupasitori bimeze uriko pastor Japan kandi batari bakuzi bashobora kuba banakuzi kuko umukristo akwiye kuba amenyekana ko ari umukristo. Ntabwo tugirwa abakristo nuko twabyihamirije, tugirwa abakristo nuko isosiyete ibyexagere yabidutangiye n'ubuhamya bakabona ko twarahindutse dusa n'uwo mugabo nk'uko Petero byamugendekeye. Kwihakana Yesu byaramwangiye, ntibyari gukunda kuko yarahindutse abakristo mu mvugo no mu ngiro. Biragoye no kwiyoberanya kuko uri uyu mugabo. Niyo mpamvu Petero byamubereye ikigeragezo n'ikizami gikomeye. Aramwihakana ariko biranga kuko umuntu wese umubonye amubonamo Kristo, umuntu wese umwumvise yumva avuga nk'uwa Kristo. Natwe dukwiye gukiranuka dusingira kugira ko icyo kigero Petero yaragezeho, ku buryo umuntu wese kutureba gusa bihagije, kutureba ukuntu dutaramye, niba tudahagaze mu nzira z'abanyabyaha, niba tuticaranye n'abakobanyi nk'uko ijambo ry'Imana ribituza, uturebye gusa akavuga ati maybe this man is from God, ku buryo avuga ati uyu mugabo ni uwa Kristo. Noneho wanavuga bakumva ntuvuga nk'uko ab'isi bavuga, ntufite amaperime y'abanyabyaha, bakavuga ati uyu mugabo avuga nka Yesu. Ubundi gukiranuka kwacu ni aho hantu kwagakwiye kudusunikira. Gukiranuka bidusunikira guhinduka tugasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, tukavuga nk'uko yavugaga, tukagenda nk'uko yagendaga, ku buryo isi nitubona yanzura ko turi abakristo tutabibabwiye. Ikintu cyo gukiranuka rero Pawulo yarakigerageje ku rwego ruteye ubwoba. Pawulo yari umuntu waguweho n'ubuntu bw'Imana bwinshi, ahamya Yesu ushaka bataranaguye, ariko banza ko batarahuye na Yesu byaramuberaga complexe ikomeye. Kuko Pawulo yavuze Yesu neza kuruta abantu, ariko n'abayohana bicaranye nawe bagasanga batinze umuntu wagiye mu ijuru, ariko akaba atamuzi we, ariko aramumanukura aramuvuga. Pawulo mu rugendo rwe rw'ivugabutumwa yarwanye n'iyi processes tugezeho cyane yo gukiranuka, ku buryo yajyaga ajya kubwiriza, yataha yagera ku muhanda w'ibigori akanyotoraho kimwe, yagira ahantu bashobora kuba baziritse agatama akabandi akajyanye, yagira ahantu hari umugore mwiza akaba yakora no ku mabere. Noneho yakubwa ukuntu akora Imana akora n'utwo tuntu, akagira ikintu kigishika ku kigishita ku mutima, avuga ati ariko si ibi ni ibiki koko? Umutima wanjye ugambiriye kunezeza Imana, ariko si byo nisangamo, nisanga nasambanye, nisanga nagambanye, kandi si byo bintu mba nshaka. Nkora iki? Akorera akarwana. Gukiranuka ni ukurwana, ni ukurwana, ariko ni rwa rugamba nanditse kuri sitatu, ubona rwo tukiriho. Ni ukurwana dusingira intsinzi kugira ngo natwe turebe ko twafata ipeta rya genero, tuve kuri ba kaporali duhinduke ikindi kintu, duse n'umugaba w'ingabo ari we Kristo. Niba gukiranuka kwawe ukiranuka ku bw'abantu kugira ngo bakubone mu ishusho yindi, ni zero. Ugomba gukiranuka utagitinga gusa n'umugaba w'ingabo ari we Kristo. Nirwo rugamba turimo rero twese, tucyambariye umubiri, turi muri iyo ntambara, we are fighting. Pawulo agira complexe y'icyo kintu cyane. Ndagambirira gukora ibyiza no kunezeza Imana, yisanga mu busambanyi atari byo ndashakaga. Ndagambirira gukora ibyiza nkabona ibibi byitambitse imbere yanjye. Umva urugero umukristo akwiriye kugeraho agakora dekararasiyo. Somera urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Amuha ubuhamya ashaka. Timoteyo ibice bingahe? Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo 4, urasoma 6 wenda ugere ku 8. Umva Pawulo igihe yari asanze atakiba, atakigambana, atakiroga, atakiba ibigori by'abandi, urugero rwo gukiranuka abonye ameze nk'urusoje, umva indahiro yakoze.
umva ikirato yirase twagiye iki nicyo dukwiye natwe kuba twirata uyu munsi niba tuvuga ko tukiranukira Imana. haravuga ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. donc ibisukwa ku gicaniro nabaye imboga nabaye ibyatsi ubundi ndi ikintu wagira uko ushaka. Ati igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Ndumva gisohoye ishatu noneho ryampumuriye sha ryampumuriye. Iyi declaration nabariya intwari zo kwizera zarayikoze. Karindwi aravuze ngo komeza narwanye intambara nziza narangije urugendo rwanjye narinze ibyo kwizera. Sorry umurongo musubiremo. Narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizera. 8 ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azama kuri urya munsi. Nyamara sinjye jyenyine ahubwo nabakunze kuzabona kwe bose. Imana iguha umugisha cyane. Pawulo yatangiye avuga ngo ariko kuki buri gihe ngambire gukora ikintu cyiza mbona ibibi byitambitse imbere yanjye, ariko akabivamo uwo munsi wa kabiri akinjirana ingamba ariko gukiranuka akavuga ati oya kanongere ngerageze. Nanywaga itabi 3 mu cyumweru kandi we rimwe. Umunsi wa 3 bikanga kongera kariwa kabiri akongera ati oya kanongere ngerageze ndi we rimwe. Nasambanaga noneho ntangiye kubitinya cyane sinzongera. Twenda nareba umugore nkamukora batari ku gusambana sinshobora kwikinisha. Umva ari muri transformation kandi transformation is a process. Pawulo yageze ku rwego akiranukira Imana yumva agomba kwitangira umwe ntawe rero umutangira. Ahita akora declaration agira ati mubwira ati umva grafre njyewe mbona noneho sinyiri Pawulo kuko yigeze aravuga ati ubu sinyuriho ni Kristo uri muri ni mumbona mwibonere Kristo kuko njyewe narapfuye mpagaze. Nuko umukristo akwiye kuba ameze. Nuko akwiye kuba ameze. Sitwe nuko wagakwiye kujya ahantu ugiye niba no mu kibi ugahita wibaza Yesu we Yesu mwohereje kugambana, Yesu mwohereje gutukana, Yesu mwohereje gusambana. Utimuka gukomanga. Donc we niba uri kwiba ntubone ko rero uri kwiba ukabona ari Kristo. ubone ni Kristo uri kwiba. Yesu ibintu byo gukora yigeze abicokoza bigerageza. Kamubwira akantu. Uzi ikintu ngiye kukubwira? Uzi ikintu gituma abantu benshi bakomeza kuba mu nsengero ariko bagakomeza kuba n'abapagani? Nyikubwira. Umuntu akaba ari umuririmbyi ariko agasambana. Umva ikintu gituma abantu benshi baba abapagani. Ikintu gituma abantu benshi bakomeza kuba mu nzu y'Imana ariko ntibahinduke ni uko kuza kwa Yesu Kristo babyegeza kure. Ntibumva ko ari hafi. Umva impamvu se. Iyo ufashe kuza kwa Yesu ukamutuza kure yawe biguha garanti yo kwirara no gutekereza ati ubwo ari kure nzihanisha. Ibi nzabireka ejo bundi. Ariko Yesu reka nsambane najya mu masengesho. Yesu ava ku isi yasize akoze declaration ikomeye ku byo byasize abantu mu kwizera no guhinda umushyitsi. Buri kanya bavuga ngo anytime he is coming. Yesu ubundi ntabwo azaza ahubwo Yesu araza kuko yaravuze ngo dore ndaza. Ntabwo azaba mu ndaza. Buriya turayiteje ni present continuous tense
cyangwa ni future continuous tense. Nuvuga ngo ni nzajya ariko ya mukanya Yego. ntabwo ari iya kure cyane. Yego. Irejo. Ni ukuvuga ngo kuza kwa Yesu ni nonaha. Kuza kwa Yesu ni mu kanya. Iyo ufashe kuza kwa Yesu ukagutuza kure yawe ukagutega imyaka, Satani ahita kubera umuterankunga mwiza kugira ngo ubwo Yesu abapfuye n'ubundi yarababwiye ko aje, ntiyaje warabibonye. Papa we yagiye afite ubuhanuzi buvuga ko Yesu aje vuba. Aburahamu ntumuruta, Isaka na Yakobo ntubaruta, n'intwari zo kwizera ntuziruta, nabo yarabibabwiye na ba Petero babwiye ko aza vuba. Rero nawe humura, ubu ni Satani uri kuganira na Kristo. Humura kuza kwa Yesu nk'uko n'ubundi byagendekeye abandi, nawe nibituye hafi yawe. Ati bya Yesu urabizi, wabona azaza no muri 2050. Ibyo biguha garanti yo kugwa mu byaha, wirara imbabazi uzagirirwa, kandi Satani ari kugukingira ikarito mu maso kuko ntiyigeze aguhishurira ko gupfa kwawe kukwegereje kurusha imyaka yawe kwegereje. Niyo mpamvu mu kurwanya intambara yo gukiranuka dukwiye kuba dukiranuka tunatuza kuza kwa Yesu hafi. Donc ugakiranuka wumva yuko mu kanya gatoya, niba uri saa 5 kumva ko mu kanya saa 6 danza nesta imperuka yawe ukwiye kuba saa 4. Haleluya. Turi gukora ikiganiro cyiza cyane. Imana imaze kujya ku Imana ibamare ibohora abantu. Turi gukora ikiganiro. What time is it now? Saa 1:07. Umuntu umukiranutsi w'Imana akwiye kwitegura ko saa 1:10. Donc afite iminota 3 yo kwigeza. Afite iminota 3. Uko byagenda kose niba yumva afite iminota 3 yo kwati na bya bindi nagendeyemo nakoraga we Timana we uje ndire muri ibi bintu Timana. Dukwiye guhora iteka twiteguye kwakira imbabazi z'Imana, tukaba mu buzima bwamaze guhinduka tugasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, ku buryo kuza kwa Yesu tugufata tukakwiyegereza. Igituma abantu benshi bahora mu nsengero bakora ibyaha ntibahinduke nuko bafata kuza kwa Yesu bakagushyira muri future. Kandi dukwiye kuba anytime umutima biti y'umutima ikubita itubwira ngo Yesu araje. Wajya gukora ikintu ukavuga ngo Yesu araje, ukagira ubwoba ukahungabana. Twafashe kuza kwa Yesu tugutuza kure yacu, bituma twirara mu cyaha kubera ko twizeye ubuntu mu gihe kizaza. Kandi kuza kwa Yesu mpamvu kuri hafi ya buri muntu nuko no gupfa k'umuntu biri danze nesta. ibyo bintu uri kuvuga abantu bataza kugira ngo ni biri muri Bible gusa, ni realite tubona buri munsi. Uyu munsi urava mu rugo uzi ko ugiye guhaha, imodoka ikabera kwa dufite ingero. Uyu munsi dufite ingero. Nuvuga ngo urupfu Bibiliya avuga ngo niba kuza kwa Yesu gutinze, gupfa kwawe ko ntabwo bitinze. Dufite ingero. Nuko bimeze ziriya ntambwe 5 Imana zikunyuza no kugira ngo igutoranye. Donc umukozi wayo, ndagira munyemerere kugira ngo igutoranye kuba umukozi wayo ugomba kuyikorera. Sinzi niba dusoje ariko reka tuzisubiremo. Iya mbere kubanza kumenywa n'Imana. Imana ishaka kugukoresha igomba kubikuze, kuko ntabwo wazana umuntu mu gisirikare utabanje kumumenya amakuru. Niba atarigeze afungwa, niba ataragize, niba atari igica mu muryango. Kandi niyo bihajya ku ikosi ry'Imana, niriye kosi wize kugira ngo yite umusirikare wa Kristo. Bagize muri ikosi. Ese ko kuri umusirikare cyangwa umusivili? Ese aho uri umusivili ukaba uyoboye abasirikare ba Kristo sura abajyana? Ni ikibazo. Icya mbere ni ukumenywa n'Imana, icya kabiri ni ugutoranywa, icya gatatu ni uguhamagarwa, icya kane ni ugutsindishirizwa, icya gatanu ni ukuba wambaye ubwiza bw'Imana. Umuntu wese ukubonye ko kuri umushumba akabona ko amaze guhinduka ugasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, ku buryo utambuka bakubaza ibya Yesu biba ari ngombwa kugira ngo wivuge cyangwa ubidefane. Uko utambutse umuntu ntabwo tugirwa abakristo n'icyo twiyita. Tugirwa abakristo n'icyo ijambo ry'Imana ryatwise kubw'ubuntu.
come on. Sinzi niba hari ikindi kibazo hanyuma turi kugira kwerekeza ku ngo musozo dusoze ikiganiro cyacu. turi kwerekeza ku musozo tukiva kuri iyo ngingo y'umuntu ukwiye kuyobora abandi n'umuntu ukwiye kuba umushumba n'umuntu ukwiye kuba umupasitori cyangwa se abo twita nyine abayobozi bacu mu madini yacu. Mu minsi yashize ntabwo n'ejo hari ikiganiro narebye mama Sharirene arimo aratunga agatoki abantu runaka. Arabyemerewe se? Simbizi. Arimo avuga ku bakozi b'Imana runaka, avuga ati uyu nguyu nubwo atagize umuntu avuga mu izina, ariko avuga ku bakozi b'Imana bita abakozi b'Imana nyamara batari ari byo wavugaga. Umuntu akaba ari umupasitori ariko ari ibyo yiyita atagakwiye kuba no kuba afite iryo zina. Ubwo nyine wabona ababuraho qualification twabonye. Ndabihuza rero n'ibyo bintu maze kuvuga. Nubwo tutaza kumenya kuko nimba yaba akwiye kuba agenzura ibyo bintu. Ability afite ariko ntacyo komeza ikibazo cyawe ndakumva. Ni ukuvuga ngo icyo kiganiro abantu bazi no kujya kuyoboka Imana bakirebe. Nararebye mbona hari uburyo arimo ntabwo ari judgment we niboneye. Narakibonye nturuhe. Nuko abona ibintu birambera byiza niba warakibona. Kivuga uburyo hari abakozi b'Imana bamwe na bamwe umuntu akaba ari umushumba yita apotre nyamara mu by'ukuri ibyo akora n'ibyo avuga bitamwemerera kuba ari apotre. Wowe ibyo bintu bivugaho iki? Ndashaka ubihuze ni bo reka dusoze kuko sinshaka kugaruka cyane ku mvugo za mama Sharirene n'ibyo yatangaje n'ibyo yavuze. Dore ko abanyamakuru usanga tutaranasozanya mu butumwa bw'abantu dukwiye kuvuga ubwa Kristo. Ariko ndagira ngo uze kubisobanurira hamwe. N'ako kantu wari uvuze uvuga ngo ese we afite ububasha bwo kuba yabatunga agatoki. Nshaka uhita usobanura n'abantu ububasha arabufite. Ukwiye kujajinga abo bantu ni ububasha afite niba yarabajajinze mu buryo akoresheje ijambo ry'Imana kuko niwe mucamanza agahagurukira mu butware bw'ijambo. Ububasha arabufite, nawe urabufite rwose kuko uyu muntu Bibiliya kwivuga ngo nujya gutunga agatoki umuntu cyangwa ujya gutokora umuntu ujya ubanza gutokora. Ariko Bibiliya rero mwayifashe nk'ikintu kiraho cy'igikoresho wagira ngo ni ikirombo gisetinza. Guca urubanza si icyaha. Niba uciye urubanza rwamaze kwica ufite ikihe cyaha? Niba leta yamanitse itangazo rivuga ngo uyu muntu runaka mu mwirinde mu yikaritsiye y'igisambo, bakaba batanga na referanse z'ibyo ngibyo, utambuka ngatunga umuntu urutoki ruvuga ngo batubwiye ko uriya ari igisambo dore n'ibi bigaragaza, nta cyaha ngoze. Nakubwiye ngo kugira ngo gusubize icyo kibazo cy'ibya Sharirene, ubundi yavuze yamasonye abapasiteri runaka abona nk'abantu bari kwangiza gospel mu Rwanda cyangwa atafata nk'abakozi b'Imana kubera ibyo yamasonye ngo bibaranga. Reka dushakire aba bantu mu ijambo ry'Imana, si bo gusa, dushakiremo n'abandi bose batandukanye kugira ngo iki cyanditswe ngiye gusoma kirasapotinga kiriya nasomye cyo kwanga Imana yamenye kera abatoranije abahamagara uninde mu ukwiye kwitwa umushumba, ninde ukwiye kwitwa pastor, ninde ukwiye kwitwa bishop, ninde ukwiye kwitwa apostle. Hano hari ikindi cyanditswe kigomba kudusubiza mu mvugo za mama Sharirene. gisomera abantu ugomba kugira ngo somera urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo nanone 3. Sinakuye ko Pawulo se ari wa mbere nzabanza kureba mu ijoro musoma. Inzandiko ze ndazikunda. Rero umudo wawe mu byo kwizera cyane zitumara impaka. Cyane. Timoteyo wa mbere kangahe? Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 kugera kuri 7 hafi aho ngaho. Somera aho hantu dusubize izo mvugo za mama Sharirene n'abandi bibazo ibindi. Usanga abantu bibaza yese uyu ni umushumba, uyu ni pasiteri, hari ibintu bibaranga. Reka dusome Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 turagera ku 7. Avuga ngo nuko
umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo. episkopi tumufate nka pasiteri, tumufate nka bishop ndetse na apotre. Ibyo ni ibiranga abo bantu kuko bavuga ko bambaye ayo matitre. Komeza. No kuba umugabo w'umugore umwe Rwose. abe adakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, sibyo, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni. Ubwo nacyo dusobanura umunyarukoni sinzi ari iki, ahubwo abe umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'imiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Umurongo wa 5, mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Hariho akabazo. 6, kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa, agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Umurongo wa 7, kandi akwiye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Yego. Ako ni 7. Gezaho n'ubundi niho nashakaga nta kibazo. Ni ukuri. Ku murongo wa mbere w'icyo cyanditswe habanza kuvuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Uri kumva? Umuntu nashaka kuba pasiteri, nashaka kuba bishop, nashaka kuba apotre, nashaka kuba profete, ntabwo umuntu aba agize icyifuzo kibi. Ariko niba ushaka kwambara iyo titre, dore qualifications, ukuntu ugomba kuba witwara. 1, umwepiskopi akwiye kuba inyangamugayo. Mwene data wunkurikiye muri iki kiganiro, kuri iyo titre ufite, uri inyangamugayo. Ibi bintu bisobanuza abanyamakuru. Si ijambo ry'Imana turi gukoresha. Ko bamwe babona baza kuri YouTube kwisobanura. Burya bavuze ko tudakorera Imana, turayikorera shaka. Uri kumva? Na umwepiskopi akwiye kuba ari inyangamugayo. Akwiye kuba ari umugabo w'umugore umwe. Basi ufite umugore umwe. Si Bibiliya iri kubaza. Wasanga afite umwe yemererwa n'amategeko, afite n'abandi. Il ne faut pas défendre ça. K'umuntu ukwiye kuba umushumba pastor, Bibiliya imwemerera umugore umwe. Kuko wowe uri kureba iki kiganiro twiganirira ndanagukora. Ufite umugore umwe. Bishop nkurikiye kugira umererwe kwambara kugira iyo rank, ufite umugore umwe? Question mark. Pastor, ufite umugore umwe? Apotre, ufite umugore umwe? Nyakubahwa Bishop, ufite umugore umwe? 3, abadakunda ibisindisha wirinda. Uyu muntu afite umugore umwe? Ariko Bibiliya ivuze, ni Bibiliya ndi gusoma. Abadakunda ibisindisha wirinda. Bari kuvuga les caractéristiques des pasteurs. Bivuga mu Gifaransa. The characters of pastor, of bishop, of prophet, of apostle. Who is the apostle according to the Bible, according to God? Agomba kuba ari inyangamugayo. Agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. None ndakubaza, uri inyangamugayo? Nidushaka wenda harije tuvuga ngo yewe ngo uyu pastor ni nyabaki, tubona utari pastor.
tugukora iforinga muri Bibiliya tukakubura. Natwe sitwe ni Bibiliya nabari uburanye. Uvuga nka pastor iyo utijwe mikrofone ngo utangaze ugira icyo utangaza iki? Uri inyangamugayo mu byo uvugaho. Aho ibiganiro byawe birirwamo kuri YouTube si ibyo guteranya abakozi b'Imana n'amatiku n'amazina n'ibiki byose no gusesengura ibidasesengura. Koko uri inyangamugayo mu byo uvuga. Ijambo ry'Imana izi qualifications uri kuzisangamo. Aho si wowe wamariye abagore b'abandi mu ofisi ngo uri kubasengera wirirwa basambanya abana b'abakobwa n'abagore ngo uri kubakuraho imivumo kandi yibashyiraho. Uri umugabo w'umugore umwe, uri umugore bishop apostle mama, uri nta wundi mugabo ufite ku ruhande, ntuciye mu mugabo. Est-ce que tu mérites d'être un pasteur selon ses caractères, ses caractéristiques? Gatatu, abagomba kuba adakunda ibisindisha. Nta mupasiteri w'inzoga, nta mupasiteri w'inzoga, nta mubishop ukwiye kunywa inzoga, nta mwapotre ukwiye kunywa inzoga. Niko biritubwiye. Urishyashya ko muri biro yawe hatarimo agacupa wateretse ahantu iyo inyota kwishe winyabye. Uri tayari ko ejo bundi utazakubitirana abagiti mu jisho mwagiye mu mupira witeretse akantu ujijisha ngo ni fanta wayivanze n'ikindi kintu. Irebere mu ndorerwamo ijambo ry'Imana, witunga abantu urutoki ngo ku kigongo ngo bakuvuze. Ngo wirebe wisuzume, sibyo? Ikindi, ugira gahunda mu kubaho kwe, ni umunyagahunda ukunda gucumbikira abashyitsi. Uri ku rwego wacumbikira abashyitsi, uburyo umushyitsi yagusura ntumwinube ntumunenere, ukamubwira ati ryama hano, ukamera nk'ucumbikiye Kristo ko azatubaza ati naje kubasura mbasaba amazi yo kunywa ntimwayamba, mbasaba aho gushyira umusaya ntimwahanyemerera. Agomba kandi kuba afite ubwenge bwo kwigisha, ari umugisha mwiza. Niba uvuga ko uri umushumba w'itorero ry'Imana w'umupasiteri, ubanza ugenzura niba uriho umwuka w'ubwenge wo kwigisha iby'Imana, kuko winjijwe mu bwo bwirirwe tutinjijwemo. Kuko Imana yaraguhamagarira no gutoranya no gutsindishiriza kwambika n'ubwiza. Wagakwiye kuba mu byo uvuga abantu batinuba imvugo zawe. Ujye wumva abantu bafite isese ubwo uri umuntu uvuga ugabura iby'Imana, abantu bakumva baryohewe n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyo qualité, iyo qualité urayifite. Utari umukunzi w'imbibi, aho mwese ntimwabaye ba apotre ba bishop Gafaranga. Simvuga bishop Gafaranga wamamaye, ni titre y'ababishop bose bambitse icyo kintu. Ntabwo uri bishop Gafaranga, ntabwo uri pastor mani uvuze ku mafaranga, ntabwo uri pastor mani. Gukunda amafaranga si cyamaye mujye muri ibintu by'ikigara. Nanjye ndayakeneye menshi, nkeneye amafaranga yo gukoresha umurimo w'Imana, nkeneye amafaranga yo kugura kamera nziza yo gukora ibiganiro, nkeneye amafaranga yo kugura computer nziza, nkeneye amafaranga yo gushaka biro nakoreramo uyu murimo nkora. Amafaranga urumva arakenewe, nta muntu n'umwe utayakeneye. Ariko se inzira tuyakeneyemo niyo kugira ngo mbone ibyo bintu byose ndi gushaka, nuko nkora amaboko mu mifuka ngakora, cyangwa Imana ikabima nk'amana. Amafaranga nta muntu utayakeneye, ariko niba ufata Imana cyangwa ijambo ry'Imana ukarishora, ugashaka ko kurituma icyo ushaka ntirigende ngo rikore icyo byo ryatumwe, uri umukunzi w'imigi. Nicyo Bibiliya iri kutwiyaba. Agomba kuba azi gutegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mu rugo rwawe aho uba ubana gute na madamu, ubana gute n'umutware, ubana gute n'abana? Mwene data munyamakuru, abantu barakomeza bisomera iki cyanditswe, ariko umuntu wese uvuga ko bamuvuze, bamwatatse kuri social media cyangwa kuri YouTube, najya afatira ijambo ry'Imana yireberemo. None dore ikintu nsaba rero aba bantu mu masharirene yavuze, nibashora ikirego ku Mana, ntibamutunge urutoki. Niba ku
kuko njyewe simpagaze kuri iyi televiziyo kugira ngo nemeze ibyo mama Sharirene yavuze cyangwa mbihakane. Ndi hano kugira ngo ntange umunzani w'ijambo ry'Imana haba kuri mama Sharirene n'abo yavuze, nibirebere mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana. Nibarangiza nibasanga bujuje izi qualifications z'umupasiteri, z'ubushumba, za apotre, za bishop, bashora Imana ikirego bavuga ati Mana, uwo munyamahanga nk'uriya utarakebwe bamwita uko bashaka, atukishije izina ry'Imana kuri uyu musozi, kandi tugukorera twaragukoreye tunabiziranyeho, nibamuteza Imana izabarwanira, kuko n'ubundi uru rugamba si twebwe turuyoboye, ni Yesu uyoboye, kandi dutsindishirizwa nawe. Ibyo twari kwibwira ko tugiye kurwana tukamureka akaba ari urwana ku bwacu, kuko twabonye ijambo, igisobanuro cy'ijambo cyitwa gutsindishirizwa. Nibirebere mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana, maze barekare mu burenganzira bwabo ku Mana, bavuga ati mama Sharirene wari wavangiwe, watewe na dayimoni guhangaho, twebwe turabona ibyo wavuze dukurikije ijambo ry'Imana byanditswe, bikemo asome dukurikije ibyanditswe biri mu ijambo ry'Imana, twebwe turabepiskopi. Nicyo kintu bagakwiye kuba bakora biturije, bakareka ijambo ry'Imana rikababuranira gukora ikiza. None ubwo aho ngaho niho haza kumenyekana niba mama Sharirene yaravangiwe cyangwa ibyo yavuze yarahawe ubutumwa buvuye ku Mana ashyira bariya bantu. Kuko njyewe simpagaze hano, mama Sharirene yerekwa sinari mpari, sinari ndi muri icyo kirere cye. Ibintu rero ni ibye ku giti cye n'Imana yamutumye. Nanjye ibi ngibi mbivuze nka bikemo ku giti cyanjye, ariko nshingiye ku ijambo ry'Imana rikwiye kuba ribivugaho. Imana ibamurisha cyane. So reka tugushimire Bikemo, yagiye amagambo meza, ubusesenguzi bwawe kuri gospel no ku ijambo ry'Imana muri rusange. Ngushimire by'umwihariko, ariko nanakubwira ko wambaye neza. Urakoze. Wambaye neza, urasa neza rwose imbere ya kamera, kandi niko umukozi w'Imana. Ibi bintu rero twambara hari abantu baba babigizemo uruhare. Bameshoninge nabo kuri kamera, baheshe n'umugisha w'Imana. Hari abantu baba babigizemo uruhare kugira ngo twambare neza mu kiganiro gutya, kandi abo bantu turabashimiye cyane. Simbameshoninga kuko impamvu z'umutekano yabo. Hari umuntu rwose wagize utyo aravuga ati ariko uvuga Imana neza, uhajya kwambika ku mashati akakwambika, ukavuga ati ngewe ishati uzajya wambara rwose, agashati keza ndazisharije. Uwo muntu ndamushimiye cyane aho aherereye abyumve, igihugu arimo abyumve rwose. Niba umbwiye ko nambaye neza akaba hari umuntu ubyihishe inyuma, ni byiza ko uwo muntu ari uwo gushimirwa. Rero inshuti nk'izo tuba tuzifite. Hari n'ureba ati Bikemo ndashaka kugurira ikote, cyangwa se nambara ikote sinanarikunda cyane, ariko umunsi umwe nzabona naryo hari uremanye naryo ryambaye. Kumva amashati meza dukunze kubonamo ya made in Rwanda, n'andi meza, hari undi muntu ubiri inyuma, hari umuntu ubyihishe inyuma. Uwo muntu rero ni ukuri ndamushimira, uremeye buvugiye no kuri kamera rwose. Imana idashyiranga ngo bagira imirimo, n'uyu murimo w'Imana akora ni mwiza cyane, ukuvuga ngo reka nambike abakozi, kandi akomereza abo rwose. Nanjye azangereho umuhereze nimero yanjye. Imana imuhe umugisha. Mbere y'uko dusoza, sinzi niba hari ikindi kintu wavugira kuri kamera cyo gushyira umwanzuro. Nta kindi kintu mvugira kuri kamera, ni kimwe gusa: mwitegure, Yesu araje. Kuza kwa Yesu bitwegereye kurusha uko imyambaro yacu itwegereye. Kandi niba ari umuntu wagowe, wakomerekejwe n'ikiganiro cyanjye kubw'imvugo zitandukanye nakoresha, nyine nk'umuntu ambabarira imvugo zanjye zakomerekeje, nanjye sinjye yampamagaye nguma gutya, Imana igomba none napfuye.